Bwana Habinshuti waramutse. Aramutse neza bwana Damien. Amakuru ni menshi aramutse. Araramutse mu nce nyinshi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Uvira mu majyepfo ndetse na za Masisi, Karehe, Kare hose na Nord Kivu yose ni nkaho amakuru tuyafite ku buryo buhagije. Mu Burundi ariko Perezida Neva yaba agiye guhura n'akaga gakomeye. Akaga kamuvugaho ni kenshi ariko akarenze ibindi ni ikijyanye n'ubuzima bwe, bivuga ko butameze neza cyane ndetse byabaye ko ari n'ibintu birebire kuko byagaragaye ko mu buryo bwo gutabarwa nabwo byabaye nk'ibikumirwa, aricyo kintu kibazwaho cyane ku mukuru w'igihugu. Birakomeye cyane. FDLR yongeye kugaragara nyuma y'aho hari hamaze iminsi bigaragara ko batari ku mirongo y'imbere y'urugamba muri biriya bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego niko bimeze, FDLR yongeye gusa naho igarutse mu mirwano isa n'ikangutse, gusa nubwo byabaye ngombwa ko yagaragaye yuko yari isa n'ihariye umwanya w'imbere cyane mu mirwano yari iriho muri iki gitondo cy'umunsi ndetse n'icamunsi cy'ejo, ikaba yazanye na sisitemu yo gutangira kugaba ibitero kuri M23 mu masaha y'ijoro kandi ntibyari bisanzwe, ariko uduce twose byabayemo turi bubagezeho kandi twinshi cyane ntabwo byabahiriye. Ibaraka komba ikomeye cyane, ubona ko M23 ishobora kuba n'ubundi imbaraga nyinshi iri kuzerekeza n'ubundi muri teritwari ya Fizi. Niko bimeze muri kariya gace rya Baruwa riraye, abariyo nibo babikubwira. M23 iri kubakorera ibintu bidasanzwe cyane. Sange ni ibicika, hari byinshi byahishwe, hari byinshi bitari abenshi batinye kuvuga, ariko ndumva uko byagenda kose turi bugereyo tukareba neza tukamenya ido n'ido ku kantu ku kandi. Yego niko bimeze. Sange habereye imirwano ikomeye cyane, kuko hari forces zose zishyize hamwe zikorana na FARDC, mitwe yose yaba FDLR yaba Wazalendo ndetse ingabo z'u Burundi, Canshuro na Tanzania. Yagaragaye ko hariyo igitero ngo cyari giteguye ku buryo bashakaga ko kara gace ka Sange kose bakigarurira n'insantere zose zihari. Nk'aka gasantere ni ukuvuga ngo ni site zigize ino Sange, hariho Kahungwe, Rutanga, Musenyi. Iyi Musenyi iravuga ko haba defense ya M23 ikomeye cyane ku buryo kugira ngo babashe kuhakura byagoranye, ariko birangira n'ubundi baharasiwe cyane bikabije. Twirwaneho mu Minembwe ho iri gukubita itababarira, irasa nk'iyariye Karungu. Ntago byabura Twirwaneho ifite uburakari bwinshi cyane bitewe n'ibitero bamaze igihe bagabwaho kandi byibasira abaturage. Bigaragara ko n'ubu bigihari bitaracogora. Rero urumva ko byanze bikunze ntabwo ari ikintu cyoroshye kuri Twirwaneho, hari uburakari ifite, ntabwo wayigera imbere ngo utahe gutyo gusa. Ngibyo rero byo tugiye kwibandaho. Bakunzi bacu, banza usuhuza abadukurikiye ndetse unabifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Yego ndabasuhuza abakunzi ba Kigali Royal News. Muri iki gihe amakuru menshi atandukanye ava hirya no hino, mubasha kudukurikira buri munsi kuri iyi channel yacu. Turabakunda cyane rero, natwe twaje tubikeneye kuzajya tubagezaho inkuru zose mutabasha kwishakira. Nicyo kitwicaje aha, nicyo kituzindura buri munsi kugira ngo tubashe kubashimisha kandi mujye mudukurikirana. Murakoze cyane. Mbere yuko twanzika ariko reka tubanze tubabwire ko mugomba kudutera inkunga. Biroroshye cyane kandi biranashoboka. Ni ukudukunda n'ubundi mukora like, mukora subscribe, munasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere mu bice bigiye bitandukanye, bigere ku bata bifite. Reka twanzikire hehe Bwana Habinshuti, ko amakuru mbona yabaye menshi kandi amakuru abantu benshi bakeneye kumva magingo aya. Reka twanzikire
uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi wasabye leta y'u Burundi yuko yabaha kara gace kabo ko mu gihugu cyabo bakabasha kugakoresha mu buryo bwa operasiyo bw'imirwano, ariko magingo aya ngaya ndakeka ntabwo haraboneka igisubizo kiva kuri leta y'u Burundi, kuko ndakeka bitazoroha kugira ngo umuntu akwake ikibuga cy'intambara ku bahungu bamaze kurakara ba M23. Urumva ntago bajya gushyira za BM zirasa ziri Bujumbura zirasa hariya Uvira M23 ngo yihanganire kuba itakwinjira Burundi cyangwa ngo nabwo ibe yabasha kubuhemukira. Sinimamya rero icyo Neva ari bufateho umwanzuro, ariko ni ibintu bikomeye cyane kandi ubona ko perezida wa FARDC akeneye. Kara gace sinzi uburyo babonye ko ariko kaba keza mu buryo bwo guteguramo intambara. Naketse ko ashobora kuba ari urwikango yuko batashyira ibikoresho bihenze byose, kuko hariya Uvira nta cyizere bahafitiye. Uzi ko no mu minsi itambutse M23 yajyaga igaba ibitero nijoro, byabwihishwa by'abantu bakeya bakagenda bakabasahura ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga. Ariyo mpamvu nkeka ko bagize ubwoba bakaba bashaka ko force zabo n'ibirindiro bikuru babishyira i Bujumbura cyangwa mu gace gasatira hariya kuri douane, ariko ntabwo ndabona igisubizo Neva ari butange kuri ubwo buryo. Kandi uyu ni umunsi wa kabiri bisa naho bivugwaho cyane ko ari kubimusaba mu buryo budasanzwe. Twiteze igisubizo kiri buze kuva mwaho ngaho. Bwana Bishuti kuvuga ko ari kumusaba, n'ubundi bavuga ko n'ubundi minisiyo ya n'ubundi ikoreshwa muri Sud Kivu yose iri Bujumbura, kubera iki n'ubundi habayeho kuba basaba? Ni iyihe mpamvu ari kubisaba n'ubundi kandi minisiyo yose ituruka i Bujumbura? Yego, niyo ituruka birumvikana hashobora kuvaho ibikoresho, hakagira izindi situasiyo zikorerwayo zindi zitaziguye abantu batamenya, ariko ikijyanye no kugaba ibitero urumva ko niba bari kurasa Uvira, ntabwo imbunda y'umusadi zizatirari zarasa ziri Uvira, zigomba kuba ziri Burundi byanze bikunze hari intera kugira ngo zibashe kubona umutekano wazo, no kuba zitarasa hafi zirasa kure nyine. Urumva ko gukoresha Uvira kandi intambara ihegereye ari isatiriye, ni ukuvuga ngo nta kamaro ka ziriya mbunda ziremereye, keretse babaye bari Uvira barasa za Minembwe. Ariko nk'aba bari za Sange n'ibi birometero bike cyane, ntabwo imbunda ziremereye cyane ziriya zirenze ziba zigenewe gukoreshwa hariya. Kandi urabizi sitera y'abana bazungu nk'Ababiligi cyane, ziriya mbunda ni ikintu bemera. Urumva ko ibyo bazanye bya rutura bishobora kuba bitari no gukora, kuko bari kurwanira muri akisi gato kabegeranyije ku buryo byaba ngombwa bajya banakoresha ahubwo n'amaboko gakondo. Rero urumva ko byanze bikunze izo ntwaro kuba asaba Burundi kuba ariho byakorerwa ni ubwo buryo bw'umutekano w'ibikoresho byabo, kuko hari n'igihe aba ashaka kuba yashuka Neva, nge niko mbibona, kugira ngo amujandike mu ntambara bya nyabyo byeruye, kuko ntabwo imbunda zarasa ziri Burundi ngo zirase 23 zibazengereze ku buryo bazireka. Maginga ya reka turebe ikibazo gikomeye cyane. Nihe mpamvu ubona perezida Neva akomeje kugarizwa, ndetse ubona ko bivugwa ko bamwe mu banyagihugu bashaka kumuhitana biturutse ku burwayi afite? Niko bijya bigenda, buriya umuntu agira iherezo rye. Burya ushobora kuba ari igihe cye cya nyuma, cyangwa se akaba ari nk'agashuri Imana ibimunyujijemo, ariko byanze bikunze arugarijwe bikomeye cyane, kuko biravugwa ko afite uburwayi bukaze kandi biri ngombwa ko akeneye kuvurirwa hanze, kuko i Burundi ushobora kuba uburwayi bwe bukomeye cyane, nubwo batatangaje ubwo ari bwo. Ari gushakishwa uburyo ki rero ngo yajya kwivuriza hanze, bikavuga ko hashobora kuba harimo akantu k'ubugambane, kuko nta ndege Uburundi bugira. Indege akoresha ni indege ngo yari buve muri Kenya, ubwo indege barayitegereje ku munsi w'ejo irabura. Ntituramenya neza icyatumye iyo ndege ibura, nicyo abantu bose bari kwibaza. Kuba umukuru w'igihugu buriya indege imutwara kwivuza kandi ari perezida wa Repubulika mu gihugu, biragaragara ko hashobora kuba harimo ubugambanyi. Rero nicyo abantu bari kuvugaho cyane, ko bashobora kuba bagira ngo bamudindize abashe kuba yatinda hariya akamera nabi.
ni ibintu byinshi bivuga mu Burundi kuri uriya mugabo cyane perezida waho, kuko biragaragara ko mu bantu bamwegereye bakomeye bo hejuru harimo agatsiko ngo katavuga rumwe nawe kandi kadakeneye ko anabaho. Urumva ko ni ikibazo gikomeye rero, kandi ikimenyetso gihari ni icyo kumva ngo umukuru w'igihugu yabuze indege imujyana kwivuza. Buri wese yabyibazaho. ni agahinda kuba baranamugejeje ku kibuga cy'indege biteze ko bamujyana kwa muganga kugira ngo abone ubuvuzi bwisumbuye. Biravugwa yuko byaba ari umutego ukomeye cyane, ko bishoboka ko n'ubundi bashaka kumuhitana binyuze mu kumwima ubuvuzi. Ego urabizi neza ko afite abayobozi bakomeye bamwungirije hariya cyane, yaba n'abajenerali bamwe badahuza. Bigaragare ko hari uburyo yaba yaragiye ku butegetsi agasa naho yiharira ibintu byose mu gihugu, bakamugenderaho bakamwumvira kubwo gutinya ubudahangarwa bwe n'icyubahiro cye yenda n'imbaraga akoresha. Ariko byanze bikunze ni ikintu kigaragara ko mu miyoborere ye afite abantu bamwegereye ba bugufi kandi bakomeye badahuza nawe rwose, batabyumva kimwe. Cyane cyane nko kuri intambara ya DRC yijanditsemo kuri uriya rwego, ndahamya neza ko nka 70 cyangwa 80% harimo abarundi bakomeye batabyemeranyaho nawe, ariko akaba yarabikoze bitewe n'inyungu ze. Ari nayo mpamvu ubona ko mu byago bye ariho ari kubera utuntu tumeze nk'amacenga, ubona neza ku banzi be ubu bishimye bishoboka. Reka twihanganishe uyu nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango we n'abenegihugu baho, ndabizi ko badukurikira ari benshi. Ariko reka tugarukeho gatoya, turebere hamwe FDLR yongeye kugaruka ndetse mu rugamba bitari bimenyerewe. Yaba ari iyihe mpamvu yaba yagarutse ku mirongo y'imbere y'urugamba, nubwo baje nabi bagasangamo 23 n'ubundi ikomeje gutegura operasiyo zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru ku mirongo y'imbere y'urugamba muri biriya bice n'ubundi biri kuberamo imirwano? Ego FDLR irasa naho gutinda muri Kongo cyane imyaka myinshi, basigaye bazi gukina umupira waho cyane bihagije. Ni abahanga cyane, kuko urabona intambara ya Sud Kivu ntabwo bigeze bayijandikamo cyane ngo bayigaragaremo nk'uko Wazalendo n'izi ngabo z'u Burundi na za Tanzania zitwaye. FDLR yabaye nk'ishaka gukora akantu ko kugira ngo yiharire ziranshe za Masisi na Walikale, igaragaze ko operasiyo zayo ari igomba kuzikorera kandi inahamenyereye. Ariko ntabwo ari abana, bari bazi umuriro uzavuka hariya muri Sud Kivu, kandi byabayeho. Ni ukuvuga ngo impamvu bavuga ko yagaragaye ni uko nko mu gitero cyabaye umugoroba n'iri joro kidasanzwe hariya Sange, biravuga ko FDLR yari irimo kandi iri ku mubare wo hejuru. Urumva ko ni ibintu bari bateguye, bashobora kuba barayiyambaje bavuga ati murashoboye, nk'uko babimenyereye ko iteka ryose bavuga ko ariyo irwana mu gihe gishoboka ahantu bikomeye. Ariko amakuru dufite nuko bitabahiriye, harashwe benshi cyane mu mpande zose. Habaye akantu k'ubwenge kuri M23, bivuga yuko ngo bagiye bazi ko hari defense 3 hariya Musenyi, hari defense yari ikomeye, akaba n'indi defense ntoya ebyiri zari ziri muri kara gace ka Nyakabare ka kabiri n'iya mbere, Nyakabare ya kabiri n'iya mbere hari defense naho za M23. Urumva bazinjiriye rimwe mu masaha y'ijoro, ariko ku bw'amakuru ya M23 basanga babimenye yuko hari force zije zibagana, bivira muri defense basiga nk'ibikoresho bisanzwe, uko abagezemo bisangiyemo ngo ibyo kurya, inkwi n'ibikoresho bakoresha nyine bateka. Bafatiraho bimwe bya Wazalendo urabizi na FDLR bisahurira ibyo nyine, bishakira ibyo kurya batazi ko defense abahungu bagiye iruhande batari kure cyane. Urumva barashwe mu masaha y'ijoro kandi baraswa ari nka mbushi, haguye Wazalendo ngo batagira umubare. Mbese shobore kuba akazi k'uyu munsi bari bukore, nawe urabyumva ntabwo byoroshye. Birakaze n'ubundi ngo byamaze kugaragara ko n'ubundi M23 ikunze gutega aba Wazalendo ndetse n'aba FDL ibintu bigendanye n'ibyinda.
niyihe mpamvu ubona ko n'ubundi abenshi mu basirikare b'aba Wazalendo n'aba FDLR bakomeje kugenda ibibazo bagira bari abagabo ni byinshi. Ibya mbere by'ibanze mu bibazo bafite ni iby'imibereho. Buriya wumva ko ari indisipurine, niko bimeze. Ubundi umusirikare wa leta cyangwa umusirikare yaba n'umutwe muzima ufite disipurine, ugomba kumenya ngo abari muri operation igihe cyabo cyo kurya ni iki, ntibariye kubera impamvu, ariko ntago ari umusirikare witekerereza ngo ndarya. Rero kuri Wazalendo na FDLR na FARDC ndetse igice kimwe na kimwe uretse hantu haba hameze neza nyine, usanga mu ma operation nka kuriya kurya ari wowe bireba. Ariyo mpamvu wumva hazamwo ibintu byo gutega amabariyeri mu buryo budasobanutse, mu kujya gusoresha mu baturage, kwiba ndetse bagasiga banakwishe. Nubwo buryo babayeho, niyo mpamvu iyo bageze ahantu nk'aho bakabona ibyo kurya, barwana no kuvuga ati yenda mbonemo n'ibiro bibiri by'umuceri njyana. Ntabwo basiga icyo kurya inyuma. Reka tugaruke cyane tunitse ku mirwano n'ubundi yabereye muri kano gace ka Sange. Ku batazi wenda agace ka Sange tubibutseho gatoya, n'ubundi twavuga ko n'ubundi kari kuri Plaine de Ruzizi, n'ubundi aho ubona yuko ari agace keza n'ubundi kari hafi n'ubundi na Uvira. Bivugwa ko n'ubundi bishoboka kuba M23 n'ubundi yaba n'ubundi defense impamvu yashyize hari uburyo bworoshye bwo kuba yazagera Uvira bitayigoye. Magingo rero bikaba ari igitutu gikomeye kuri FARDC ku rwego rwo hejuru. Ukaba ubona ko aka gace n'ubundi gasa nkaho gafite point strategique y'ibice bigiye bitandukanye byo kuba bafata n'ubundi umujyi wa Uvira. Ino mirwano ikomeye yahabaye yashegeshe byinshi, biravuga ko yabereye harya mu isoko ryaho, ndetse kandi ikaba yari iremereye. Aba FDLR n'aba FDNB bazanye intwaro zikomeye. Ko bimeze ntabwo byari byoroshye hariya. Urumva ko na operation bari bateguye ku buryo bushoboka, yari irimo hose iyo ariyo yose iri muri kariya gace, nta muntu waburagamo, yaba abacancuro, yaba ingabo z'u Burundi, Tanzania, FDLR, Wazalendo na FARDC. Ni ukuvuga ngo ariyo mpamvu twavugaga mu kanya tuti FDLR yabaye nkaho ije bushya bidasanzwe. Ugereranyije na operation bari bafite umukuru ira kiriya gicamunsi cy'ejo n'iri joro, byari nkaho bari bateguye ko hariya Sange bahigarurira. Niko bimeze, ni ikintu cyari cyateguye kuko yari force nini cyane, kandi barabahungu ntibaryama. Urumva ko amakuru bayamenye kare, kuba defense 3 zose basanze nta musirikare urimo, ni ibintu byabatunguye nabo byanze bikunze bumiwe. Kandi ubwo icyo nyingi cyo kukibona mwahageze, ubwo nawe urabyumva inkurikizi yabyo, ntugupfa nta kindi, kuko ihita ibambushe kandi mu buryo bo batateguye. Bari bazi ko defense 3 zose uko zingana zirimo abasirikare. Urumva bahuriye n'ikibazo gikomeye cyane. Rero intego yabo kwa rukuhigarurira ntago wakwirirwa ubishidikanyaho, gusa nuko bitabakundiye, ntago byabakundiye. Urumva ko M23 hariya ibiryamiye amajanja, ibizi neza ko akantu k'agace kegereye Uvira muri buriya buryo hari imbaraga nyinshi zishoboka. Urumva muri tuno dukaritiye dugera muri 3 zegeranye, buri quartier na defense bahubatse imbaraga zishoboka, kuko bazi ko hari ahantu bahakeneye. Babakuye muri kara gace baba basa n'abasatiriye kuza mu misozi, kandi urabona ko M23 ntikeneye ko hari force nimwe zamuka ngo igire defense nimwe itunga hariya hejuru, kuko baba babaye ramforo mu buryo bugaragara mu by'intambara. M23 mu nzira zo kwerekeza imbaraga, ubona yuko M23 ifite imbaraga zikomeye, ndetse nyuma yaho n'ubundi batwitse imodoka z'u Burundi bivugwa ko zari zitwaye no gutwara, zari zihungishije, muratwihanganira, zari zihungishije abasirikare baba TBDF ndetse na minisiyo ikomeye y'imbunda ziremereye.
bagasa nk'aho babategera muri biriya bice n'ubundi byerekeza i Baraka. Impamvu ikomeye cyane ubona M23 ishaka umujyi wa Baraka ni iyihe? Baraka M23 igomba kuyikenera kuko urabona nibwo yaba ifunze iriya ntuzatanganyika yaba isa naho yaborotse neza, no mu hantu hakenewe ahubwo bishoboka kuri M23 Baraka irimo. Niyo mpamvu ubona habera isibaniro kandi hariyo force zifite imbaraga kuko bahanyeganyeje kenshi kugira ngo barebe ko bayihatsimbura muri kariya gace kari amayira yafunze. M23 byarananiranye. Urabona ko izo modoka uvuga bafashe harashe ebyiri, bamaze kuhatwara ibikoresho byinshi hariya abarundi buriya nibo bivuga ko bari kubihomberamo cyane mu buryo bukomeye, kuko baherutse kubatwara ibifaro bibiri n'imbunda bavuga z'imisada batwaye, bigaragara ko inyinshi zirimo ari izabo. Andi makuru dufite nuko Burundi bivuga ko FARDC ababirigi ngo bajyaga bakunda guha abarundi intwaro, ariko kubera kuzamburirwamo buri munsi ubu nuvuga ngo intwaro z'imisada zikomeye n'ibikoresho byinshi bihari byose kesi bayishyize ku barundi ko aribo bari kubinyaga. Uraheruka ibikoresho by'ikoranabuhanga batwaye Uvira mu mujyi nijoro, bitwaye n'agatsiko gatoya kaje katarasa. Iyo kese bayishyize ku barundi, ariyo mpamvu ubu ngo FARDC n'ababirigi ntabwo bari guha ibikoresho abarundi. Ubu abarundi bari kwirebaho, bivuga ngo intambara itinze mu bihe bikeya ushobora gusanga bahuye n'ikibazo cy'ibikoresho byanze bikunze. Kandi nawe kandi minisiyo zose ziri i Bujumbura ariho ziri, ndetse ntibakwikoreramo. Oya ntago ariko bigenda, ni ukuvuga ngo hariya uko bisa kose keretse bagiye gusubiranamo. Niba ibikoresho bije bivuga ko bivuye mu Bubiligi bije kureba ingabo zihari nk'abacancuro bawoherejwe, ubwo ni iby'Ububiligi nyine kugira ngo bive mu maboko yabo biraba ngombwa ko babiguha. Bagiye kwikoreramo rero kubera ko ibikoresho biri guca iwabo, ni hahandi umwiryane wabaho ugasanga byari intambara yo gushyira hamwe ahubwo ibayemo ibindi. Icyo ngicyo cyo gishobora kuzabaho kikagira ikibazo ku Burundi bikomeje, keretse intambara ibaye y'igihe gitoya, kuko buri teka ryose abarundi intambara zose ngo bashoza baba bafite ibikoresho bikomeye, nibyo byiringiro byabo nyine kugira ngo babashishe kugera ku cyo bashaka, ariko birangira babyamburiweho. Ariyo mpamvu ubu nibo babarwaho ko bamaze gutakaza ibikoresho byinshi, ko intambara babaye nk'abayigira iyabo. Urumva ko no mu gutangira ziriya operasiyo zabereye hariya nibo bari imbere, nibo bashakaga ko barinda Uvira, kandi koko ni n'ubu nibo bayirinze. Urumva rero bari basa naho aribo ba nyiramirimo bihaye imirimo yose, ariyo mpamvu n'ingaruka za byinshi aribo ziri kubazwa. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubona ko Twirwaneho yongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri iriya misozi ya Minembwe, aho ubona ko bari kwavansa, bari gukora akazi katoroshye. Bana haba inshuti ko mbona bitari buze korohera iyi Twirwaneho habonetse abasirikare benshi bari kujya muri ya misozi yo ku Ndondo bakikije ariya mashyamba, muri biriya bice bya Biyaka, bya Angure na za Naheri, ubona yuko bashobora kuba basa nkaho bashaka kuba bareba buryo ki batsisura Twirwaneho. Ni mu mboniza urabona biri bugende bite kweri ko dukomeje kugira ikibazo gikomeye, ndetse ubona impfu zikomeje kugenda ziba. Urabona muri Sange abaturage bahuye n'uruva gusenya, abaturage batangiye guhunga, ubona yuko ari ibintu bigoye ku rwego rwo hejuru, bitari buze koroha habe na gatoya. Niyihe mpamvu ubona ingabo z'aba FDN bakomeje kurunda bari abasirikare muri biriya bice, cyangwa ni uburyo bwo kugira ngo bafate Twirwaneho bayambure biriya bice, bakomeze umurimo bafite wo kwica abaturage bo muri biriya bice bya Minembwe? Yego, urebye bariya ntago babura kuhitaho. Urabona Twirwaneho ni umutwe umaze igihe hari akandi bahavuka, kenshi n'imiryango yabo basa naho barinze iba hariya. Rero urumva kugira ngo
bahashyira imbaraga nyinshi. Kariya gace ni agace keza nyine, ni ak'imisozi miremire, kandi FARDC nayo iba ikeneye kuba yabona sapoti y'ahantu heza nka hariya. Ariyo mpamvu ubona bahagaho ibitero bya buri munsi, bazi kuriya mutwe nta yindi leta n'imwe yenda ibasapotinga ku bintu byose, uretse ko bishyize hamwe na M23 bakaba barihuje. Ariko urumva ko imibereho yabo yose mbere hose M23 itaragera muri kara gace, bariya twirwaneho basaga naho bayikura mu miryango yabo, ari ibibatunga, ibintu byose babibonaga basa n'ababyishatseho. Rero ariyo mpamvu ubona ko hari ahantu kuhitaho ku bwabo, babuze igishoboka cyose. Iyo ubona igihugu nka kiriya cyiza abaturage icyo ari cyo, bazi n'ibyaha by'intambara, bagafata drone bakazohereza mu ngo z'abaturage, ni ukuvuga ngo bo baharasaga bashaka gusa naho baharimbura, ku buryo nta jambo ryo kuvuga ngo hari twirwaneho kiri muri iriya misozi. Niyo ntego yabo. Rero ibitero bihahora bya buri munsi, ubu ubona baba bakora bashaka gusa naho batsinsura twirwaneho ngo bayivane hariya. Burya baba bashakiye henshi, bakubita epfo bagakubita ruguru. Urumva ko ahantu hose hari deployment za M23 na twirwaneho zose, nta hantu bwira hatarashweho. Urumva baba bagerageza amahirwe bitewe n'umuntu n'inshingano ze, ngo barebe ko byibuze ahari intege nkeya ko hari akantu babona bagafatiraho, ku buryo hahita habera nk'aho ari igisubizo ku kibazo bafite cyo kuba iriya misozi yose yo hejuru nta hantu na hamwe bagenzura habasha kubafasha mu mirwanire. Ni ikibazo gikomeye rwose bwana Nshuti, ubona ko n'ubundi M23 ishobora kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse mu gihe gitoya, mu gihe abenshi bari bavugaga ko M23 ishobora kuba yararetse umujyi wa Uvira, ahubwo ikaba yerekereza ziriya nzira z'Ibaraka, ndetse kuba bajya muri Karemi. Urabona ari iki kiri kugaragara magingo aya, biratanga ishusho, biratanga isura, bitewe n'ukuntu ubona hongeye kubura ibitero karundura birenze n'ibitero byari bimaze iminsi biri kuba magingo aya. Ikigaragara cyo kuvuga ko Uvira bayiretse, ibyo ngibyo ntabwo nabihamya, kandi nta nubwo bishoboka. Urabona ko hari force zifite imbaraga, kandi urabona ko bakora ibishoboka bo basa n'abaho bari kwirinda ibitero. Kuko niba umuntu agaba ibitero ku manywa, mu gitondo, nimugoroba, akaba ageze no ku rwego rwo gukora operation nijoro nka ziriya, byanze bikunze urumva ko bafite ubwoba kuri M23, bavuga bati tubahozeho urutoto tube mu mwanya, be kutwataka batazadusanga mu Uvira. Ariko birashya ariho bishyira, none se niba bajyayo bagakubitwa, byanze bikunze bazagaruka n'ubundi. Kuriya bagarutse rero n'abandi bazaza, ntabwo wahamya ko Uvira bayiretse, ahubwo ni igihe kitarashyika. Ntabwo bayireka, kuko igitutu n'ubundi cy'amahanga babashyiraho, baba bababwira kureka Goma, kureka Bukavu n'indi mijyi yose bagiye bafata. Urumva ko Uvira kuba bayifite nta bintu birenze, n'induru yabayeho cyane yatewe n'Uburundi, kuko Uburundi hano nibwo buhashaka, nibwo buhafite inyungu birenze, ntabwo ari FARDC hafite inyungu z'umurengera. Uriya ni umujyi w'ubucuruzi bw'Uburundi, niyo mpamvu ubona ari nabwo bwashakuje cyane kugira ngo bafatirwe ibyemezo byo gusohoka muri uriya mujyi. Ikindi tuvugaho, urabona buriya hariya kari agace ka Uvira, ariyo mpamvu ubona ko byanze bikunze kuba M23 uvuga ngo ntiyahagaruka, cyangwa se ngo izifatira izindi nce zo hirya ihareke, nta gahenge yakwiha nayo itahafite. Kuko ntabwo bayiha ituze, bayihozaho ibitero bya buri munsi. Urumva nabo ntabwo haba hari umutekano wabo usesuye hatavuyemo. Yego, mu misozi n'ubundi ya bino bice nubwo bikaze, harya tugarukeho za Bukavu gatoya, nyuma yaho n'ubundi bakomeje kugenda bakora ama operation, bakavumbura abasirikare bari bihishe muri biriya bice bya Bukavu. Urabona ari ikima M23 iri bukore kubona ko yinjiriwe mu makaritsiye yose, kandi ibice M23 ifite biravugwa ko hagiye harimo amafosa agiye atandukanye. Ubwo bwenge bwa FARDC
n'aba FDN biburi kuva hehe kubona uravuga ko imijyi ya za Bukavu Goma se cyangwa hose kara ahantu gace? 23 yafashe Eh, hose eh. harimo abasirikare mu ibanga rikomeye ba FARDC ndetse na NUSA. Urabona FDN. ntabwo mu gihugu kirimo intambara Mm. iki kintu kirashoboka. Urabona kuba wavuga ngo Goma ntabwo izigera yinjiramo ingabo zitari ku ruhande rwa M23, ushobora kuba wibeshye. Bashobora kuzamo atari benshi ariko bake babuze umutekano cyangwa bateza sabotage ntibabura. Urumva FDL kana nta gace yabayemo igihe kinini, kuba baza bagahungabanya umutekano bakaba batwika nk'inzu hariya Goma n'ikindi ahabikora. Uriya ni umujyi munini, kandi burya niko bigenda ku gihugu gifite umwanzi. Igihugu gifite umwanzi icyo ari cyo cyose, isaha n'isaha ntabwo wavuga ngo abantu baciye, nta nkuta zihari zagota abantu 5-10 muri ziriya nce, ndetse si naho zonyine yaba ari mu kindi gihugu. Umwanzi ntabwo aca hanini, ntabwo babura barimo. Kandi urabona ko operasiyo iri kubera Kongo mu kiriya gice cya Nord na Sud Kivu, hose inyeshyamba ziriyo zose zirasa naho ziri mu kazi, kuko niyo gahunda ya FARDC. Nta muntu uryamye ahantu hose. Urumva ko Masisi baba barwana bari kare, harumva rero nta hantu hatuje hahari. Ngayo nguko rero n'ubundi mu bucukumbuzi turi gucukumbura bugaragaza uko imiterere ndetse n'imirwano kuva ku munsi w'ejo ndetse no muri uru rukerera. Mu biganiro byacu bitaha turi bwitse cyane turebe ibikomeje kuba, imirwano yazindutse. Twari turimo tubabwira n'ubundi yaraye iba n'iyazindutsemo gake, ariko ntabwo twari twamenya result uko zifashe. Ariko aya makuru yabaye Runingo wigeze uyumvaho? Runingo naho ni ibicika ko baharashe bombe neza buhumyi abarundi ngo mu buryo bwo kwihimura bakica abaturage batagira ingano. Abaturage bo uretse ko twe tutajya tujya mu mibare, nakubwira ko no muri Sanje abaturage benshi bapfuye. Runingo rwose ni ibintu byateye agahinda cyane n'umujinya mwinshi ya 23, kuko ni igitero cyagabwe cy'ubugome. Wundi ari kuvuga ko ari igitero kimeze nka kirimbuzi. Bakoresheje imbunda nini cyane iremereye, barasa ahantu hatari mu birindiro by'ingabo babizi neza. Ariyo mpamvu bavuga ko ari mu buryo ki bwo kwihimura kw'abarundi bitewe n'ibikoresho bamaze kunyagwa n'impfu za hato na hato mu operasiyo bari gukora muri iyi minsi, kuko bigirijweho nkana bikomeye. Ariko byateye umwuka mubi, bivuga ko uburakari bateye mu 23 kubwiza impfu z'abaturage bashobore kuba bari bubyishyure mu masaha ari buze haraba hari ibishya. Yego, nyemerera rero tube ducumbitse mu biganiro byacu bitaha, tuze kubirambura neza, turebe Masisi ni ibicika, ariko reka turarika abakunzi bacu kugira ngo tuze kurebera hamwe uko byifashe. Masisi wari kare byongeye kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru cyane rwose. Bwana Bijuti, nyemerera ngushimire, nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'abakunzi bacu. Yego, urakoze cyane. Abakunzi bacu tubashimire babashije kudukurikirana. Tuba turi hano kandi ku masaha ashoboka tubagezaho amakuru mashya. Badukunde, natwe turabakunda cyane kandi ntabwo tuzatenguha kubagezaho amakuru bifuza. Murakoze cyane, reka tubasishimire mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe bashyashya nimutera agatebe. Nta kindi bisabwa kugira ngo ujye ubona amakuru yacu, ni ugukora kuri subscribe ugakanda ku nzogero, ku buryo bizajya bikorohera kubona amakuru yacu, kandi like munasharinge, nyamuna niyo nkunga tubasaba. Yego, murakoze cyane.